Hello, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Karibu cyane abakomeje gukurikirana ichannel ya Lisi France Lifestyle. Bose mukomeze gukurikirana kugira ngo dukomeze tuganire twungurana ibitekerezo ku bintu bifite ingenzi cyane. So uyu munsi tugiye kuganira, tugiye kurebera hamwe rwose ku kintu gikunze kwibasira cyane abakobwa cyangwa se abamama n'abagabo nabo bikunze kwibasira cyane, kureba ikintu kitwa amaribori. Amaribori ari mu buryo bwishi ashobora kuzamo bitandukanye. Amaribori ashobora bizana ibindi naturel bisanzwe mu bizana naturel, cyangwa se akaza cyane cyane ku bagore batwite. Ahanini amaribori akunda abagore batwite cyangwa se abagore babyaye. Ubwo ni ubwo bumwe amaribori ashobora kuzamo. Amaribori ashobora kuza ku nda cyangwa se hano ku gutya mu mbavu hasi, cyangwa se ashobora kuza n'ahantu henshi mu buryo bitandukanye, ariko ahanini ku bagore batwite cyangwa se babyaye akunda kuza hano kunda. Biterwa cyane nko uruhu rw'umuntu atwite, uruhu rurakweduka cyane. Amaribori akaza ashobora kuza rwose, ni ibintu bishobora kubaho. Hari abatayazana, ntabwo abantu bose bafite uruhu rutandukanye. Hari abashobora kuyagira n'abatashobora kuyagira rwose. Uba utaragize ni amahirwe rwose. Impu ntabwo zikora mu buryo bitandukanye. Ushaka kuyagira ngiye sinyagira, undi akagira nagire, rwose ni ibintu bibaho cyane. Ubundi buryo amaribori ashaka kuza cyane, umuntu ukunda abantu bakunda kubyibuha, umuntu ashaka kubyibuha akazana amaribori, akashaka kuzana mwe ntara guca mu hano hafi mu kwaha, cyangwa se inyuma, cyangwa se mu matako, ahantu henshi ashobora kuza hatandukanye. Ubundi buryo amaribori ashaka kuzamo, nk'umuntu tuvuge n'urugero, umuntu wari ufite kabisa, wari warabyibushye cyane, umuntu wari obese ubyibushye cyane akaza gutakaza ibiro, nabwo agira amaribori. Uburyo bwishi ushobora kugira amaribori burahari butandukanye, ariko nge mbabwire simbizi. Nge mu byo narebye cyangwa ubushakashatsi nakoze, ikintu gishobora gukora amaribori ni bike cyane, ariko hari uburyo umuntu ashobora kugira, ashobora gukoresha bushobora gutuma wenda tuvuge nk'ubu amaribori aza ari yerurutse cyane, cyangwa se amaribori akaza asa n'imikara. Hari uburyo bumwe na bumwe umuntu ashobora gukoresha bushobora kumufasha akagenda agira amaribori, agenda ashiraho buhoro buhoro. Ntago mvuze ngo amaribori agenda ashiraho yose ashyizeho icyarimwe. Ni ibintu ushobora gufata igihe, rwose, ariko ntabwo avuga ati amaribori agende rimwe icyarimwe. So hari uburyo bwinshi butandukanye amaribori ashobora gufasha kugira ngo amaribori ase nkashiraho, cyangwa se ushobora kugabanya kugira amaribori. Uburyo bwa mbere, hari uburyo bwa mbere buri clinique, uburyo méthode clinique chirurgie esthétique. Tuvuge nk'urugero, nimba afite nk'amaribori hano, cyangwa se hano kunoza hano hafi mu kwaha, chirurgie esthétique bashobora kugira wenda bakahabaga, bakagira ahantu hari amaribori bakakuraho, ubundi bagafunga uruhu, bakongera bakagira hagatamera neza rwose, ntagire amaribori azongera kugarukaho. Ariko uba ufite amaribori ahantu henshi hatandukanye, urumva ni ibintu byaba biri compliqué cyane. Iyo system ushobora kwikoresha wenda ku muntu udafite amaribori ahantu henshi hatandukanye, ariko cyangwa se ahantu hatagoranye cyane, ariko ni ibintu abantu benshi bakunda gukoresha. Uburyo bwa kabiri ubundi muri traitement esthétique, injection médicale. Injection médicale ni babatera acide hyaluronique, je sais pas uko babivuga, bashobora gutera acide hyaluronique. Urumva ni procedure abantu bakoresha buri mezi 6 ugomba guhora ujyayo. Ni ibintu bihenza cyane. Ubujya kugira ngo tuvuge nimba ufite amaribori hano kunda, cyangwa abantu bose bagutera iyo acide hyaluronique. Niyo mva ufite amaribori gutya kunuza menshi kunda, urumva baragutera ahantu hose ufite iribori ryose. Urumva ni ibintu biri très risqué, kandi ibintu bihenze cyane, kandi ibintu ugomba guhozaho buri mezi 6. Urumva rero ntaho byaba bagomba gukoresha lazeri. Nk'uko mubona ku ifoto nuko bimeze, bagenda bamera nk'aho bagira nko gusiba ahantu hari amaribori. Nabyo ni ibintu bihenze cyane. Hari ubundi buryo rwose buri naturel umuntu ashobora gukoresha, hanini ku babyeyi cyangwa abakobwa babyaye cyangwa batwise. Amaribori araza, hari n'abatayagira. Buri muntu wese agira uruhu rutandukanye, ntabwo tugira uruhu rutandukanye. Ubwo mfite se urugunda afite, cyangwa muri umunange afite, cyangwa mukuru wanjye afite, ntabwo ashobora kujya amahirwe ntazane, nkajya ashobora kujya amahirwe ntazane menshi cyangwa dukeya. Buri muntu agira uruhu rwiwe rwihariye. Niyo mpamvu ubundi buryo ngiye kwerekana uburyo rwose bunatirere udashobora gutabana amafaranga menshi. Ubucyambere rwose ni kuidrata uruhu, gusiga amavuta ahantu ufite amaribori. Amavuta y'inko yafite rwose wayakoresha
ukisiga neza ukamasa ni uburyo bwiza rwose bunatirere ushobora kugira pe. Dufite dukeya hano hafi gutya, hano hafi hagize njyewe ntwite nakundaga kugira pe, nakundaga kugira gusiga kunda. Nimba ari nk'umugore utwite nawe uri kunyumva rwose, musige kunda igikotoro mukimamagize kunda rwose, bituma uko usiga uruhu rwose, uruhu ruragera komeza urubengerana, uruhu rukagenda ntirugumagare cyane rwose. Nabyo bishobora kukurinda kugira amaribori kunda, kuba ari umugore utwite cyangwa se undi muntu rwose. Ni byiza kwisiga amavuta, ukisiga ushaka kwisiga amavuta y'amazi, wenda ntabe yagira yisiga uruhu neza ngo agufate neza, urenzaho n'igikotoro rwose. Nta muntu sinzi umuntu wese ugomba kwisiga amavuta wisiga rwose, jya urenzaho igikotoro, urusiga uruhu rwose runoge, rufata amavuta neza rwose. Y'inka rwose, amavuta y'inka ni meza ku mubiri, wakoresha andi aba muri za kifaruma hose wayakoresha rwose. Cyangwa se umuntu ushobora kubona na beurre de karite rwose ni nziza. Amavuta ya beurre de karite nuko aba ameze hano ku ifoto rwose, ubashe kuyabona wayakoresha. So nimba rwose ugize wakoresha amavuta meza ukamasinda 3 ku munsi, mu gitondo ukarabye no ku manywa rwose, umaze gukora nk'icyo tuvuga ngo 3 ku munsi rwose, usizinda rwose ukabimasa, amaribori aragabanuka rwose. Wisige igikotoro, wisige neza, umase ahantu ufite amaribori ahariho hose. Ikindi kandi nyine urumva gukora n'agasiporo, tukanywa amazi litiro nk'ebyiri ku munsi cyangwa n'igice nyine, kugenda unywa buke buke. Nimba n'umutanga amazi menshi, unywa amazi menshi, nabyo rwose ni ibintu bifasha ku mubiri. Ubundi tukaryama nimugoroba, uryama amasaha, akaryama ukaruhuka amasaha hagati ya 7 cyangwa 8 rwose bihagije. Nijoro umuntu akaryama akaruhuka pe, ni ukuri. Cyangwa se wenda nk'umuntu ufite ibiro byinshi, wagabanya ibiro, cyangwa se ari ibintu ubona cyakora bikabije byonyine, wegera bigushobokeye muhaye nk'izo zo gukora za laser cyangwa ki, ariko ibintu binatere rwose. Nawe ugena bakoresha igikotoro, uruhu rwose ugasiga uruhu rukanoga buri munsi, ibintu bikaba biri do ebana. Uko byuka ugakaraba akandi gushyira amavuta wenda y'amazi, ukarenzaho n'igikotoro rwose, ari ibintu bihoraho muri ritima yawe y'ubuzima bwawe bwose. Umva ni ukwisiga ukinogereza, ukanoga rwose, uruhu rukanoga, ugashiraho igikotoro, ukakirenzaho amavuta y'inka cyangwa se amavuta rwose atuma uruhu rwisiga ukanoga rwose. Nta yindi metode yindi, ntibazababeshye ngo dore ngo utakoresheje bino bya esthétique rwose. Nta yindi metode ufati ngo yamara bishobora kuba, ariko urumva ni ibintu bishobora kuzadufata igihe, ariko rwose bigenda bigira buke buke, amaribori agenda ashiraho buke buke. Urumva rero ni uguhozaho. Ndangije akantu aha, nkunze kubona cyangwa se kumva abantu bakunda, tuvuge nk'urugero ahanini abagore babyaye cyangwa se abakobwa babyaye, urabona ko umuntu atwite inda, uruhu rw'inda rurakweduka rukaza imbere. Umuntu ahanini abantu benshi bakunda kugira amaribori kunda pe, ni ibintu bikunda kubaho, ni ibintu binormal, ni ibintu binatirere rwose. Kugira ipfunwe yabyo, sinzi impamvu abantu bakwiye kugira ipfunwe yabyo pe, ni ibintu binatera imbaraga twise. Ni ngombwa uruhu birahinduka pe, ukwiyakira ni ukwiyakira. Uzabigenza ni ukwiyakira rwose, ba proud yabyo ati nubwo yaje at least rwose nabyaye umwana, at least rwose nabyaye abana, nubwo nagize rwose ba proud. Nimba mugabo ba proud y'umugore wawe, umubwiye kari mwiza, ukomeze kumubwira kari mwiza. Hano miga mudushotora nabyaye ngaza n'amaribori iki, ni ibintu biri naturel, ibintu biri normal rwose. Mugakomplika ibintu, mube proud yabyo. Ahasigaye twisiga utuvuta neza, tunoze neza, dushire kunda rwose. Azagenda bizafata igihe, ariko azagenda azashira rwose. Mube proud yabyo kabisa. Ahanini ahasigaye ni ukugira, ni ugushaka ni ugukomeza guhiga icyatuma yadufasha kugira. N'aka kalurire nako, kalurire ka bio oil kagafasha abantu kugira gukuraho ama stretch mark, nkuko urabona ni ruwire nyine nkuko wakora igikotoro kagira. Ariko dore akariwire, nimba ubitashaka andi mavuta wenda izindi abantu marika kora dushaka gufasha, hari noza yitwa bahita ngugira Egyptian Magic. Iyi nayo ni nziza ku bantu bafite amaribori, wayikoresha ubashije kuyibona wayigura, cyangwa se noza iyi ngiyi nayo ya Palmer's, nayo ni nziza, cyangwa se bio oil nayo ni nziza, wayigerageza. Niba udashaka gukoresha igikotoro cyangwa amavuta y'inka,
ariko ni menshi marike nyinshi ushobora gufasha, ariko wagerageza ni nyinshi zihari cyane izo wakoresha. Ahanini rwose amaribori ntabwo atagenda rimwe na rimwe, rwose ni ibintu bizafata igihe ariko azagenda. Washaringa aka video kagaha nk'umuntu wenda wari uzi ufite icyo kibazo cyangwa iki, ushobora kumutera intuza wenda courage agatangira kubikora niba atabikoraga, ushobora kumutera courage agatangira kubikora niba atabikoraga. Rwose ndumva ntacyo byica, ntacyo bigira, gikutora kigura make ntabwo kigura menshi. Wagerageza, nizere ko iyi video yagufashije. So ndabashimiye cyane ku muntu wese arebye iyi video, niba ari cyo yakunguyeho rwose wagira wakanda like ugakora subscribe, ni nk'ukomeye cyane. So nizere ko ushobora kwisharinga nk'umuntu wenda udikeneye akaza akayireba kumva inama. Ngiye nta kintu nzaza kubabwira hano mbabwira inama ndi kubabeshya cyangwa iki, mbabwira ibintu byose nabanje kugira experience.